ngewe nadandaje amagara rero barambwira ngo byararangiye ngo wanyereye umura. Ndashima Yesu utanga no kubyara, ndashima Yesu utanga amahoro abantu bakaryama bagasinzira. Ngewe numvaga amahoro yanje ari ukunywa itabi, nkumva amahoro yanje ari ukunywa inzoga, nkumva amahoro yanje ari ukwikiza umuntu wese mukubita icupa nanga nkamukebesha urwembe, nkavuga ngo ntavushije umuntu amaraso ntago numvaga mfite amahoro. Mama wanje yari yarasenze divi amava bankayihene. Yemwe bantu munkurikiye, mama yarasenze kugeza ku rwego abwira Imana ngo ndamuguhariye, ibyawe biharire Yesu. Inshuti wabo nimeze nkawe ngo byose ubimuganyire. Mama buri jambo muri karitsiye kubera nje yari umukozi w'Imana ariko yatambuka bakanoshana bakango dore ngurango ni nyina wayandaye. Ngewe ndashima Yesu hindura amateka abantu bagahindura amagambo. Mama wari nyina w'indaya uyu munsi ni nyina w'umuhanuzi ukuri. Ni naco ngambiriye ntaguciye mu ijambo, ntago ngambiriye gutera abanyarwanda n'abandi bari hanze ubwoba n'abandi baturanye, ahubwo ndimo kugira ngo password ni ugusenga. Kandi ndabizi ko umurozi wanyumva agitamika nanga kibitega abantu akumva ndi guhamya ngo Yesu yarandokoye, yavuga ati Yesu wahaye Penina agakiza agaharanira nawe ngakamuye. Mu by'ukuri rero ndashaka kugira ngo tuzajye mu ijuru, ndashaka kubwira abantu ngo ducike Satani tumusigire yisi. Mu kirere hariyo bariyeri, ndi kubwira abantu ngo kuva mu byaha nukujijuka. Usambana bireka kuko atazasambana ngageza hanje, umujura byihorere kuko nje nari na cagisambo gikuruzi pataramano. Nibaga abagabo turyamanya amafaranga nkayahisha mu bisuko, umugabo yajya gukora mu ipataro nganyishura amafaranga akayabura. Shana ari gisambo international, ibyaha byose muzi ntarabikoze, ariko ibwira umuntu ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Uyu munsi mbona abantu bibijura bibishuma nkababwira nari kubu Yesu wamfashe rwose, Yesu we ni wamfatiye barabajura. Ariko reka nkubwire Yesu yaramfashe. Isaha yageze wamujura unkurikiranye, ntago Yesu yagushatse yakubura. Wamusinzi wewe wabaye kadafure, wewe wabaswe n'inzoga, Yesu yagufashe. Yagushatse ntiyakubura. Imana ifatiro rwayo ruracariho. Haleluya. Ijambo ryaravuze ngo rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Ijambo ryarongera rambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, abatiringiye amafaranga, abatiringiye imiryango, ngo n'umusozi utabasha kunyeganyezwa. Oh haleluya. Ijambo ryaravuze ngo uhoraho uhamye iteka, kandi ku misozi gose Yerusalemu ni kwiteka gose abantu be uhereye none bisubiye mu kagezi iteka ryose. Nta muntu uzatugirira nabi, byavuye mu kanwa kayo no kubisoza izabisohoza. Ese hari kinanira Imana? Nta kinanira. Njya mbivuga ndondobekanya nyine, naravuga ngo ngira ikibazo cy'imitepfu cyo kuvuga cyane, ariko ndahamya ko ibyo mvuga babyumva. Ndahamya ko abantu bankunda barahari, hari n'abatankunda, ariko abatankunda nabo ntago ari bo babanyanga, ni Satani bibatera kuko umwanzi wacu ni Satani. Imana rero igira gutya iravuga ngo nzape ni nagakiza kandi mu gihe gikwiriye. Imana impagakiza. Ngewe urabyumva nari umusinzi, urabyumva nari umusambanyi, urabyumva nari umushizi w'isoni. Imana nyiringabo bantu munkurikiye aka kanwa uyu munsi rwose iyi telefone ya smartphone unayitaye hariya nkabona ko ari waruhicaye sinayirya nayikuzanira, ariko cyane nakoreshaga n'uburyo bwose ndayikunyanganya sha nkagutira n'amayinite wambwira uti nsubiza telefone yanje ntinyishura ideni ndimo, bigakomera tukagerana kuri polisi. Iyi Mana ifata igisambo nka Penina cari carazongoroje abaturage n'isi ikavuga ngo fata agakiza akiri icubahiro nanje Mana uhimbazwa urashoboye. Mana ifata Penina washiraga isoni ikamushira ijambo mu kanwa, yanjirije umwaka ikampa umwuka wera, yanjirije gusoma inzagwa nabyara uyu munsi nkaba ndi gusoma inzandiko. Oh haleluya. Imana ishimwe, turayishima. Nakoze ibyaha byinshi muzi bibaho ku isi, usibye ibyaha bibiri nibyo ntakoze divi n'abandi bunkurikiranye. Icyaha cyo kuroga uburozi bwo gutamika no gucuragura nibyo byaha ntakoze, ariko ibindi byaha byose narabikoze. Maze abantu bumvishe ngo yakijwe ngo ngo Penina akizwa, mureke mbabwira ibyo mwibwira ntago ari byo Imana yibwira. Duke Yes, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza. Ngarutse hano kugira ngo nganire namwe ndetse twumve na bene data ni Penina ndetse na Uwera Divine. Ngira ngo subwa mbere mubabona ni abantu biyakiriye, n'abakozi b'Imana bafite ubuhamya bukomeye, baciye mu nzira z'umusaraba, ariko Imana iza kubaha kwihangana. Ubu barakomeye muri Kristo Yesu. Ubu bari mu buzima bwa gisiribateri n'abafiyemeni bombi. Penina afite umugabo w'isezerano, ubu ntabwo ahari,
uyu nawe yari afite umugabo ntago ahari, urumva bose ni abanyabibazo. ntago bapfuye ariko bariho. Yego. Urumva mwese muri abanyabibazo rero. Mufite ibibazo byinshi. Turabakiriye mwakoze hano kuri Crete ndetse na Migisha y'Imana TV. Nifuje ko tuganira ariko muraza kutuganiza cyane cyane. Amazina witwa? Misega ntago kanibwira abandi. Hari abagera nko kuri Kereta ubwa mbere ku Migisha y'Imana. Amazina nitwa Nyiramugisha Penine. Ndi umubyeyi w'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Mvuka mu karere ka Musanze mu majaruguru bw'igihugu. Ndi umukozi w'Imana. Ushobora kuvuga ngo witwa Penine gusa ngo kuvuga nawe ugomba kwivuga. Yego. Ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umutangabuhamya. Bw'ahantu Yesu yankuye nahangejeje. Ndamushima. Ndashima Imana n'abantu bake. Yego. Urashima Imana n'abantu bake. Aha, Imana ishimwe cyane. Mugenzi wawe nawe natubwire. Witwa? Uwera Divine. Uwera Divine. Ndi umubyeyi w'abana 2. Numva nta bindi. Ndi umukristo. Cyangwa umukobwa, Imana n'abantu. Cyangwa uri umukobwa w'umugore. Nimba ndi umukobwa w'umugore ntabyo nzi. Uri umukobwa ukaba n'umugore. Icyo nzi cyo ndi umubyeyi. Uri umubyeyi. Kubera ko wabyaye. Yego. Ariko nta mugabo ufite. Nta mugabo mfite. Imana imuguhe. Izakora uko ishaka mugani wa Penine. Mu bana bwayo irabizi. Maze ukuntu Imana ikunda abana igakunda n'umuryango, igomba kwemera umuryango ufatika, kandi ndagusabiye mu izina rya Yesu. Imana iwuguhe, iguhe umugabo w'umukire ufite amafaranga. Amafaranga ni meza niyayoboye isi. Yaguhe rwose, iguhe n'abandi bana rwose ni byiza n'umugisha. Byose bihuriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hanyuma rero ndagira ngo n'ubundi utangire udusengera, hanyuma ndaza kwakira Penina n'ubundi akomeze gahunda. Nawe ndamuha mikoro ubundi akomeza tuganiriza. Ikintu bifuze kumubaza cyose kimubaza uyu munsi. Ndakimubaza kuko wifuje kugira ibyo umubaza cyane rwose. Harimo kuzinga abakobwa, harimo ibiki byose. Ibyo bintu ndabikeneye cyane. N'uburyo yabazinga kanabazingura, n'uburyo yarogaga, n'uburyo yibaga imisaraba akayigurisha, yajyaga mu bapfumu, n'uburyo yakuniye kuri aritari, n'ibintu byinshi cyane ari buze kuvuga ngo yanakoneye. Yakuniye kuri aritari. Uko gira ute? Ayiga data we. Byose urabivuga. Byose arabitubwira kuko ikiri bwibagirwa umbwire inkwibutse. Yego ko Mana umva nago yangenda nariko. Ngaho bantu dusengere muko. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'imbabazi, uri data wo kwiringirwa, uri hejuru y'ibigirwa Mana byose, uri hejuru y'amajuru. Turagushimya aya masaha, turaguhimbaje wera wa Isiraheli, turakubashye duciye bugufi mu mitima yacu, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye ko wabanye natwe mu rugendo twakoze na bene data tugeze hano amahoro. Data Nyiringabo Imana rero uyu umwanya tugezemo twemerera ubane natwe kandi utuyobore mu byo tuvuga no mu byo dukora, utugirire neza, uturengere kandi ukomeze kuduhagararaho, uturinde kuba twatandukira ibyawe Nyiringabo Imana, ahubwo udukomeze tuvuga ibyawe nk'uko wabiduhaye. Ngaho bana natwe muri iki kiganiro, urakoze kuko uri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Mwakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amen. Mwambonye ndi hano n'Uwera Divine. Inshuti yanje, turashima amaraso ya Yesu. Hari abagiye banyandikira mbwira ati ariko ni murumuna wawe, turi umwe muri Kristo Yesu. Turashimira amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje abatari kuzamenyana. Ndi hano Divine ngo yagiye agira ibyifuzo byinshi, nanga si ibibazo yagize byo kumbaza, ariko aka kanya niko Yesu yashimye. Ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza rero.
ndumva ngiye gutanga ubuhamya ubundi Divine arajya agenda yumviriza ku bibazo by'amatsiko yari afite n'insozo uri bumbaze. Hari abantu baduteza amatwi kuri Kereti TV, ku Migisha y'Imana TV. Ubuhamya nagiye mbutambutsa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko aka nakanya Yesu yongeye kungarura hano ngo twongere tuganire, tuvuge ibyururutse imitima, tuganire ku by'uru rugendo. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvugabutumwa bwiza naye nabivuze. Ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, yakijije kudandaza amagara, ampa kudandaza ubutumwa bwiza. Ndi umubyeyi Yesu yakijije umwaka, ampa ku mwuka wera. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo noneho ntacu umubabaro ntwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Ndi umubyeyi Yesu yakijije umwuga w'uburaya. Natangiye mfite imyaka 14, Satana ntwaza igitugu nkuye mu rugo rwa Kristo. Mama ari umudiyakoni, papa ari umukuru w'itorero. Ubundi kubankurikiranye mvuka mu muryango w'abana 10, ndi umwana wa 5, mvukana n'abahungu n'abakobwa. Imana rero yangiriye neza, ariko ahashize hanje njya nkunda kubwira abantu ngo ntago nabura kwishima Imana ngo nanayubahe kuko iminsi yanje yarayongeye. Njyewe natangiye gukorera Satani mfite imyaka 14, antwaza igitugu. Mama wanje yari yarasenze amava nk'ayihene, polisi ziramfunga zirananirwa, ariko mpura ntangaza ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Maze imyaka 15 nkijijwe, mvuka mu karere ka Musanze nkuko nabibabwiye, ariko ndi muri uyu mujyi wa Kigali ahantu bita Beretwari munsi mu Kigarama. Rero ndi Kigali kuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ndi hano kuko nje guhamya imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Nanje namajije kwemera Yesu, mwemera nk'umukiza wanje, ndimo guhamya mu bandi ibyo yankoreye. Ntwaye itangazo mu mujyi no mu caro riri kuvuga ngo dore kubaho Uwiteka gusa nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntwaye itangazo ko nta musambanyi wageza hanje, nta mujura wageza hanje, nta munywatabi wageza hanje. Ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Kandi kuva mu byaha nukujijuka. Ngewe rero kubankurikiranye Yesu yampaye agakiza narindushe. Bavandi Divine ne wajya gunyibazaho ukavuga ngo ura mugore ngo birashoboka ko yaba ngo wagendera hejuru adakoze ibirenge hasi. Wambonye wabonye ko ndi umuntu nkawe, n'ubushize warampobeye uravuga uti numvaga uri umuntu udasanzwe. Ndashima Imana igitanga agakiza ku buntu. Ngewe Yesu yampaye agakiza ngeze ku rwego rwo gusambana n'abagabo 10 ku munsi. Nukuri ba abenshi njya mbutanga ubuhamya bakambwira ngo ariko wa mugore we warasaze, wabuze ibyo uvuga. Bibiliya yaravuze ngo nitudahamya Yesu imbere y'abantu nawe ntazaduhamya imbere ya Data n'abamarayika. Nge narasambanye, nsambana kuri urwo rwego, abagabo 10 narabakiraga. Ndi umunywatabi ushobora kunywa urumogi umuntu yanywa kane nkarungwa iminota 10. Ndi umusinzi unywa amacupa 12 y'inzoga. Nge Divine anywaga ikese y'inzoga nkayinywa mu masaha njenyine. Bwiraga nyoye amakese 2, ariko ndirata ubuntu Yesu yangiriye. Bibiliya yambwiye ngo iki, yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yarangije guhinduka icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Ndashima Yesu ko ibya kera byashize. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igigira ijambo rya nyuma ku muntu. Ndayishima nawe umfashe kuyishima. Imana ni Data wa twese, Imana ni umurengezi w'ubugingo. Tewo yuzuye umwuka aravuga ngo ashingiye ku byo yabonye, aravuga ngo ndi umugabo wo guhamya ko nta hantu kure cyane habaho Imana yacu itakura umuntu, nta kuri tagukura, nta na kuri takugeza. Yararirimbye yuzuye umwuka aravuga ngo kandi rizaba imbuto ntirimungu. Tewo aravuga ngo ndi yose aramungwa ariko rizaba imbuto rigasigara. Aravuga ngo bakaritoragura mu bihuha ariko rikazamera. Ndashima Imana yari mfite umugambi. Mwabyumvishe ko mbyaye 4, mfite imfura y'umuhungu y'imyaka 18 amajije gufata irangamuntu. Mfite umukobwa uri gupfundura amabere. Ndi umubyeyi wishima Imana. Ngewe nadandaje amagara rero barambwira ngo byararangiye ngo wanyereye umura. Ndashima Yesu utanga no kuvyara. Ndashima Yesu utanga amahoro abantu bakaryama bagasinzira. Ngewe numvaga amahoro yanje ari ukunywa itabi, nkumva amahoro yanje ari ukunywa inzoga, nkumva amahoro yanje ari ukwikiza umuntu wese mukubita icupa nanga nkamukebesha urwembe. Nkavuga ngo ntavushije umuntu amaraso ntago numvaga mfite amahoro. Ndashima Yesu ko mubo yacunguje ayo maraso uyu munsi nanje ndimo. Ariko irashoboye nanga ntagishoboye Imana. Imana yacu irashoboye, na nyuma ya zeri irakora. Ibivuze ngo bahubaho, irambuye ukuboko kwayo ntawuguhina. Haleluya. Ikinguye ntawuki
ukingura kandi n'ikinze ntawe ukingura. Ndashima Imana ko yankurikiranye. Mama wanje yari yarasenze divi amava bankayihene. Yemwe bantu munkurikiye, mama yarasenze kugeza ku rwego abwira Imana ngo ndamuguhariye, ibyawe biharire Yesu. Umuririmbyi w'umudiva yuzuye umwuka aravuga ngo mbese uhagarikiye icy'umutima, aravuga ngo bibwire Yesu, aravuga ngo niwe nshuti yebuje, Imana ishimwe, aravuga ngo nta yindi nshuti wabona imeze nkawe ngo byose ubimuganyire. Mama buri jambo muri karitsiye kubera nje yari umukozi w'Imana, ariko yatambuka bakanoshana bakavuga ngo dore ngurango ni nyina wa yandaye. Ngewe ndashima Yesu uhindura amateka abantu bagahindura amagambo. Mama wari nyina w'indaya, uyu munsi ni nyina w'umuhanuzi. Haleluya, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Uyu mugore ureba nge nahagarariye indaya, ndi perezida wazo. Batumizaga amahugurwa y'indaya bakabimenyesha, bakampa mikorofoni nk'uko tuyifashe, bakampa imodoka y'akarere, nkazenguruka mu mirenge 5 harimo n'umurenge mvukamo, nkangurira abantu bitwa indaya, uyu munsi bitwa indangamirwa, nkabahamagara ndi Nyiramugisha Peni na presidenti wanyu, ni dufite amahugurwa Serena Hotel, dufite amahugurwa Semfope, dufite amahugurwa ahantu hatandukanye. Nkababwira ngo kandi utariyandikishije mu gitabo aze arebe. Ubwo habaga na kontabure nyine wanje na vice perezida, ariko nje nari perezida. Nkababwira ngo muze murebe umwanditsi abandike. Ubwo nawe urabyumva, iyo wazaga kwiyandikisha utari kuri lisite kugira ngo ujye mu mahugurwa wamfundaga akantu. Muri make na ruswa narayiryaga, ariko ndashima Imana uwadandazaga amagara uyu munsi ndi kudandaza ubutumwa bwiza. Wari perezida w'indaya uyu munsi ndi perezida w'icumba cy'amasengesho, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yo ijambo ryarambwenga biringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ni umusozi utabasha kunyeganyezwa, ahubwo ngo uharuhamye iteka. Imana ishimwe, ijambo ryaravuze ngo uko imisozi igose Yerusalemu ni kuiteka gose abantu be. Ndashima Yesu wangiriye ubuntu. Uyu munsi nzi gusoma no kwandika kandi ntago nigeze niga. Ndashima Yesu ukiza ubujiji agatanga ubumenyi. Haleluya, abantu benshi njya mbivuga kuvuga ngo yawarize, ni ukuri bantu munkurikiranye, Imana yacishoboye byose. Uyu mugore narinjiji, usibye ku bwenge bw'inda no kwibeshaho no kuba narepeta igiswahili nkakivugana n'umugabo tugiye gusambana, ubwo bwenge narimba ufite, ariko ubwenge busoma mu Bibiliya ntabwo, ubwenge busangira n'abandi ijambo ntabwo. Ndashimwe ndimo kuvuga ngo numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe, wamye mu bandi ibyo yagukoreye. Mu myaka 15 nkijijwe, maze nkijijwe, ntago nzatinya kuvuga ibyo Imana yankoreye, ntago nzagira ubwoba imbere y'abampiga, ntago nzaterwa ubwoba n'ukuri n'abandwanya. Divine nawe ukomere. Abantu bavuga byinshi, bakavuga ibyo kudutera ubwoba, ariko umuririmbyi yaravuze ngo tubereke ko turi mu mbaraga z'Imana. Turaza kuganira, tuzigumire mu nzu y'Uwiteka, turacaririmba igikundiro cy'umukunzi wacu. Oh haleluya, umuririmbyi yaravuze ngo tuzamuratira abatamuzi, Yesu tuzamubwiriza bataramumenya, abarushe buzuye intimba. Yesu niwe uzi uko yabagenza. Nagiye ntanga ubuhamya nkabwira abantu ukuntu Imana yacishoboye na nyuma ya Zerikora. Uyu mugore murebe ufite amatama n'amatayi, nubwo nice ntagaze ngo muyarebe. Yesu yankijije sida, indwara ya sida nyirwaye imyaka 8. Yo nta kikunanira we. Yewe ijambo ryarambwenga amajwi y'amazi menshi riravuga ngo murabukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Imana ikiza sida ntiyananirwa ikibazo cawe. Natanze ubuhamya abantu baravuga ngo ntago sida ikira, nyamara sida irakira. Bibiliya yaravuze ngo nitugira kwizera kungana nuko akabuto ka sinapi, tuzategeka imisozi kurwa hayo. Narwaye sida ncura mu mutsatsi, narwaye sida mbyimba amatama, narwaye sida mbyimba ibirenge, nanyoye imiti y'ubwoko butatu. Nge nanutse nka farumasi kubera ikinini, imiti bitara mivudine wa zidovudine wa nevirapine wa nabagitrimu. Ku rwego nabwiye muganga ngo nje mfite ibyiringiro ko Imana yambwiye ko inkiza sida. Aravuga ngo ibyo byuravangiwe, ariko reka tubabwire ku muntu Yesu yakijije ngo yatobya kondo. Iyi impumyi ntago yarebaga ngo arangije amaje gutaba kondo agakoza impumyi ku maso, wari impumyi arareba ngo nuko Yesu baramubaza ngo ariko uyu muntu uhumuye ari we n'ababyeyi be ninde wakoze icaha? Yesu aravuga atari ababyeyi nta caha bakoze, ari n'uyu muntu nta caha yakoze, ibi mbikoreye kugira ngo imirimo yanje yerekanirwe kuri we. Turashima Yesu ujya werekanira imirimo ku bantu be.
benshi barambwiye ngo ndagira ngo ngumura abanywa imiti ngo bumve ngo nimba Imana yarakijije Penina ngo nabizabakiza. Ntabwo twese ariko tuzakira sida ndugu, ntabwo twumva komeza unywa imuti ku isaha y'Imana yaguha no kurama, yaguha kurama kurusha utawunywa. Imana yaguha kurama. Nge mfite kondisiyo yarambwiye ngo niwongera gusubira mu byaha ngo ukijije icago gikomeye, ariko niwongera nzagutera uburwayi buruta kwicwa na sida. Ubu rero mfite kondisiyo y'Imana. Rero wigana ingendo y'undi ngaratagataga, we kwigana ingendo yanje kuko aho mpamagariwe ntago ariho wahamagariwe, ariko iconje kukubwira ko Imana ukomeze uyigirire icizere. Imana ukomeze uyigirire icizere. Uyu munsi ushobora kutabona ubutabazi bwayo ariko ejo ukabubona. Ijambo ryaravuze ngo ahari kurira nukurira kora ngo kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana ibwira mama ngo nzamuha agakiza, nzayimana nukuri mwe munkurikiranye. Divine nimba waravuganye n'Imana komera, nzayayo nukuri. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Haleluya. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Ese hari kinanira Imana? Nta kinanira. Njya mbivuga ndondobekanya nyine, naravuga ngo ngira ikibazo cy'imitepfu cyo kuvuga cyane, ariko ndahamya ko ibyo mvuga babyumva. Ndahamya ko abantu bankunda barahari, hari n'abatankunda, ariko abatankunda nabo ntago ari bo babanyanga, ni Satani bibatera, kuko umwanzi wacu ni Satani. Imana rero igira gutya, iravuga ngo nzape n'agakiza kandi mu gihe gikwiriye. Imana impa agakiza. Ngewe urabyumva nari umusinzi, urabyumva nari umusambanyi, urabyumva nari umushizi w'isoni. Imana nyiringabo bantu munkurikiye, aka kanwa kari kuvuga ubutumwa kashiraga isoni, nashiraga isoni kurusha abazima n'abapfuye. Warakoze Yesu. Akanwa kashiraga isoni kari kuvuga ubutumwa, amaboko yateranaga amakofa asigaye afata Bibiliya, agafata mikrofone irangurura ijambo, amaguru yararaga mu marimbi asigaye arara ku ruhimbi. Cya kibazo aracibajije Divine. Nje nyine mfite ikibazo. Ntugire ngo nguce. Oya ntago nce mu ijambo mbaza. Koko ubundi warifataga ukajya mwirimbi ni kumanywa wajyaga ni nijoro. Cya gihe babaryamye, abantu baryamye, kandi ntago ari nje wahagurukaga ngo nitwareyo. Nagendaga nje nyine, ariko nabaga natumye n'abarozi. Abarozi nari umukozi wabo. Kugira ngo uhure n'abo barozi se byagendaga bite? Urumva, urabona ukuntu umuntu ashobora kuba ari umuvuga butumwa, nanga ari umukomedi nk'abansabi n'abandi. Ubona ko hari ukuntu abantu babakunda, umwe akavuga ati nzaba mubatumirira muri sinema iyi n'iyi azabakinire. Rero nanjye bivuga yuko hari igihe abarozi bagira imbaraga zishobora kurakamenya ati umuntu tumukoresheje yadukorera. Ni umuntu nka wigeze ansabaga serivisi ko kumushirira amarozi mu murima w'umuntu, ndagakora kandi uko nabikoze abona byagenze neza. Asa n'unyamamaje rero. Uko ubona umuvuga butumwa bamuhererekanya batuzajya kuvuga ubutumwa yava tuzajya. Uko niko namamajwe n'abarozi, nkajya njya kwiba imisaraba mu marimbi. Ico kibazo warakigize nkayibashira. Iyo misaraba bakubwiraga ko bayikoresheje, urumva ntago bari ngombwa ngo mbisubiremo ico yakoraga, kuko hari abantu baba duteza amatwi badakeneye gukizwa. Akaba yakumva ibyo nayikoreshaga, akajya kugira gute yumbaze nta kibazo, akajya kuroga. Urumva akakungire neza gutya muvandi, akajya kuroga. Yego, ubwo rero ariyo mpamvu ntavuga byose, ariko iyo misaraba twarayirogeshaga. Twarayirogeshaga, ariko urumva ni kera nahashize hanje. Nayihaga umurozi, ibyo yakoraga akabikora, ariko ari nje wawumuzaniye. Ariko be kubyumva ukundi umunsi ntago ngiroga. Ndi umukozi w'Imana. Warakishijwe ndabibona. Yego. Nagiye numva ibiganiro bya bitandukanye, numva ndi kugukunda ntarakubona, ariko nyuma narakubonye, numva biranshimishije. Amina. Ngira ikibazo cy'amatsiko cyo kumenya koko nimba ibyo bintu koko warabikoraga, ariko nanone ku rundi ruhande nshimye Imana ko turi kumwe uri kubimbwira uko byagiye bigenda koko akari ukuri. Ariko se hari ahandi hantu nigeze numva ngo wigeze kujya kuroga umukozi w'Imana ari umupasiteri, ahantu ntago wahambwiye ukuntu byaje kugenda. Rega Divine, ni byinshi ibintu Yesu yankoreye, ni byinshi nibitangaza, kandi ubuhamya ngira butwara amasaha 12 iyo mvuze ingingo z'ingenzi. Iyo byose mbivuze ariko ndakakubwira, byose mbivuze birambuye bitwara iminsi 7. Urumva nje nababwe ko nari umukozi w'abarozi. Aho hantu ushaka gusobanukirwa n'umuntu wantumye amamaroza tuyatware kwa pasiteri, uyatwareyo ari nijoro. Urumva nje najyaga kuroga, kondisiyo kwabaga ari kugenda nambaye ubusa, buri nkuko navutse, nta suve nta n'isuti. None ubwo njyayo marozi nyatwaye, nsanga pasiteri yavuye gusenga, Imana yamuhaye amakuru, ariko abantu badasenga bazasengera. Iyo usenze amakuru
ukuri Imana irayatanga. Ninjiye mu rugo rwo ngitangira kubijugunya no kuroga, numva bazamuye isengesho bavuga ngo Imana yababwiye ngo iri joro irafata mpira umurozi. Uko basengaga niko imbaraga nari naje ndimo zagendaga zicika. Ndashaka gutangariza isi ko hari ubwoko butarogeka. Nubana neza n'Imana ntacu umurozi azagutwara. Nubana neza n'Imana ibibabatega bibarya amaguru, bibabatega bibarya umugongo, nubana neza n'Imana ntacu bizagutwara. Ico nshaka kubatangariza nawe wari ufite amatsiko nkubwira nuko byarangiye mfasha ubusa. Nararoze kuko narindi mu mbaraga za gishitani, ariko izo mbaraga narinzanye ntizigeze zifata pasiteri kuko yari ubwoko butarogeka. Usenge rero ubudasenga, ariko umenye ko igihe cyose utazabana n'Imana hari imbaraga zizagusatira. Hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Muri make wari ufite amatsiko n'abandi bari bafite amatsiko, ariko mu by'ukuri narogaga abantu ari imbaraga za gishitani. Nigeze mbwirwa n'abayobozi barambwira ngo ibyo bintu ntaco bimaze, ngo kuvuga ko warogaga ngo urumva byungura iki sosiyete, kandi ndimo kugira ngo nce umuco wo kuroga. Nubwo abarozi batemera ko abayobozi batemera ko uburozi buhaba, ariko abantu baraturoga, akakuroga amaguru, akakuroga umugongo, waba wititonze amaraso ya Yesu bikagushenjagura, utakwambuye aragukerereza. Ntabwo najyaga nemera ko ibyo bintu bibaho, kuko numvaga ari ibihuha, ariko gusa ndabyemeye kuko ubwawe nimba ubasha kubyivugirana ibintu byabaye. Ubu warakishijwe, wabaye uri umumama mwiza cyane, mwiza umeze neza, Kristo yakugezeho, ahimbazwe Yesu, ubwiza bw'Imana bukuriho. Komera ku Mana yawe rero wabonye, ari nayo natwe dukorera. Ukomeze ujye ubwira n'abandi. Hari n'abandi bafite amatsiko nkanjye batarakubona, ntibabasha kubona. Hari benshi bazahinduka. Yego nukuri bazahinduka cyane, ni naco ngambiriye. Imana yacu irakomeye, natwe tutagira ibyo tuvuga twagiye tuyibona. Yego nukuri ni naco ngambiriye, ntaguciye mu ijambo. Ntago ngambiriye gutera abanyarwanda n'abandi bari hanze ubwoba n'abandi baturanyi, ahubwo ndimo kubagira ngo password ni ugusenga. Kandi ndabizi ko umurozi wanyumva agitamika nanga kibitega abantu, akumva ndi guhamya ngo Yesu yarandokoye, yavuga ati Yesu wahaye peni n'agakiza, agaharanira nawe ngakamuye. Mu by'ukuri rero ndashaka kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ndashaka kubwira abantu ngo ducike Satani, tumusigire iyi si. Mu kirere hariyo bariyeri, ndi kubwira abantu ngo musenge tubonere sepase. Abagabo barabishaka kandi itike ni data uyitanga. Ndagira ngo mbwira abantu ngo tuba abakirisitu gusa badahindurwa n'ibihe, tuba abakirisitu badahindurwa n'ibihe divine. Dukizwaho abantu batureba naho batatureba, ibihe biri guhinduka n'abantu bagahinduka. Umuntu yakubona agakosa gato agatangira kubangura ngo si wa murokore, ariko ico ndashaka ngo dusabirane, tumenye ko turi mwisi yamanukiwe n'umwanzi. Umuntu wese bimenye ko twambaye umubiri, twambaye inyama n'amaraso, turamaze ameneka ntayorwe, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Warogaga ntiyongere rero, kuko ntiyaroga ngageza hanje. Uwabihuhaga n'uwabitamikaga n'uwabitegaga nabireke, kuba witeka nibwo bwenge. Haleluya. Iravuga ngo kuva mu byaha nukujijuka. Usambana bireka kuko atazasambana ngageza hanje. Umujura byihorere, kuko nje nari na cagisambo gikuruzi pataramano. Nibaga abagabo turyamanye amafaranga nkayahisha mu bisuko. Umugabo yajya gukora mu ipataro nganyishura amafaranga akayabura. Shana ari gisambo international. Ibyaha byose muzi narabikoze, ariko ibwira umuntu ngo kubaho witeka nibwo bwenge. Uyu munsi mbona abantu bibijura bibishuma, nkababwira nari kubu Yesu wamfashe rwose. Yesu we ni wamfatiye barabajura, ariko reka nkubwire Yesu yaramfashe. Isaha yageze wamujura unkurikiranye, ntago Yesu yagushatse yakubura. Wamusinzi wewe wabaye kadafure, wewe wabaswe n'inzoga, Yesu yagufashe. Yagushatse ntiyakubura. Imana yacu rero iracakora, na nyuma ya zeri irakora. Ndayishima. Ngewe nari mu barozi barogaga imirima kutera. Nageraga mu murima w'ibirayi, hari amagambo navugaga nkanyanyagizamo umusenyi wo ku gasi n'ubutaka bw'ahantu nyine hadahingwa hatera, nkavuga ibigambo 12 ntari buvuge. Wari kwezi imifuka 10 y'ibirayi, ntiweze n'ibiro 50. Nakoraga mu gihuriro cy'ibishimbo. Divi uragira ngo nari umuntu? Oh haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo suko nari mwiza habe nampa, yaravuze ngo n'ubuntu Yesu yangiriye. Ngiye nakoraga mu gihuriro cy'ibishimbo uri kugosora nkabihu nkabitonga amagambo. Wari kugosora imifuka 2 n'ukuri pe, ukagosora ibiro 20. Amagambo gusa nkabisubizamo. Ingabo za Satani rega zirakomeye. 204 umuririmbyi yaravuze ngo koko ingabo za
satani zirakomeye. Aravuga ngo tudafite umwami Yesu uzaduhindura, ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutwari. Yesu aravuga ati ndaje nimukomere. Ese ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora? Uri kumwe na Yesu ntacu umurozi yagutwara, uri kumwe na Yesu ubutindi bwaguhunga, uri kumwe na Yesu hari ibintu byakwimuka. Imana itugirire neza. Mama agakomeza gusenga ikamubwira ngo nzamuha agakiza. Navuze ngo abavuga fatiro rwayo ruracariho. Haleluya. Ijambo ryaravuze ngo rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Ijambo ryarongera yambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, abatiringiye amafaranga, abatiringiye imiryango, ngo n'umusozi utabasha kunyeganyezwa. Oh haleluya. Ijambo ryaravuze ngo uhoraho uhamye iteka, kandi ku misozi gose Yerusalemu ni kwiteka gose abantu be uhereye none bisubiye mu kagezi iteka ryose. Nta muntu uzatugirira nabi. Nawe bagambirira ngo kudufungisha ngo twatanze ubuhamya ngo twateye abantu ubwoba, ntago muzatugirira nabi kuko turi mu ishaka ryo kubwira abantu gukora neza. Imana ishimwe. Imana irakora. Hari abantu bagera kuri iki ciciro ngo nakize sida bakavuga ngo ajya avuga ibindi ngo ariko sida ntikiraga. Ni wowe wabuze kwizera. Ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Ibyo ubona byararenze ubwenge imbere y'Imana ni nk'ubufinda. Imana nishimwe. Gusa ko ntaguciye mu ijambo abantu batizera Imana ntago bashaka kubyumva ko sida ikira. Ntago babyumva. Keretse nk'umuntu wize cyangwa wamenye Imana akamenya uko Imana. None se divi mu ruhande rwa hari ikinanira Imana. Ntubizi. None nta bantu mujya mwumva bahamya ko Imana bakije kanseri. Hari umumama nzi Imana yakije kanseri y'ibere. Irimo kandi iri mu mabere yombi. Yanaratunguye ibisebe. Iyi Imana ikiza kanseri sida ntiyayishobora. Sida mujye mumenya kari n'igihano c'Imana. Imana yitegetse ibintu byose birayumvira. Abatizera Imana rero umugabane wabo ngo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Kandi abantu batizera umva abanyabwoba n'abatizera ngo ntago bazabona umwami Imana. Ndagira ngo ukurure kwizera. Aho ndeba unkurikiranye uri ku gisasiro. Kurura kwizera Yesu yaguhagurutsa kuri ubwo buriri. Kurura kwizera Yesu yagukura muri ubushomera akaguha akazi. Kurura kwizera Yesu yakubakira urugo. Twajana nje na Divine tuvuga ngo turi fiyemere, ariko dufite Yesu ntitwakwifuza umurengezi. Umva aho abagabo bacu batararega Yesu yahaba, aho abagabo batari ngo batuhe ibyo dukeneye, dufite umugabo Yesu. Hari uwambwiye ngo mbese ngo kujya uhamya Yesu ngiriya PS ngo yabasha ngo kuhajya ngo nyira PS se Yesu kare wayitanze ntiyayitera ikinya ngo penina ngo we kujya utwera. Nigeze numva ari ikiganiro twakoze n'ubundi twicaranye misigarati oya witubesha wambaye umubiri. Twambaye umubiri nibyo, ariko dufite Yesu utegeka ibintu byose bikamwumvira. Iriya PS Yesu yayishiririza kandi gihashaki akongera akayihindura nzima. Akazi kayi kagakura mu gihe cyagenwe. Turagushima rata papa. Abatakuzi byitwa no kujya kubacanga. Haleluya haleluya. Imana ishimwe arabyemera. Tuvuga ibyiza yakoze tugatangwaho n'ingero, n'abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi. Nyamara ntago turabasazi ahubwo turabasizi. Imana ishimwe. Tewo ndagukunda sinzi nimba utajya unkurikirana. Oh haleluya. Nanjye nkunda Tewo. Yaravuze ngo tuvuga ibyiza yakoze tugatanga n'ingero, maze abantu batabizi bikabacanga bakatwita abasazi. Ariko ngo umutima w'imbabazi Imana igira uwo ngo uzatuma umuseke udutambikira. Imana ihimbazwe. Ese hari ikinanira Imana? Nuko ibwira mama ngo nzaha Penina agakiza. Ibwira mama ngo uriya mwana udandaza amagara, uriya mwana watumye usuzugurwa, iravuga ngo nzamukoresha kugeza ku mpera y'isi. Uyu munsi ndi gukurikirwa n'isi yose. Mwambonye ku binyamakuru za buri nca, mumbona kuri Beura, mumbona ku Rugendo online, mwambonye ahantu hatandukanye. Uyu munsi nutageza amaguru mu Rwanda ajya basha gukurikirana YouTube channel. Nubwo abantu benshi byabacanze isi yababereye urusenda, bajya bavuga ngo baraba bari kuduhumuriza. Ntabwo ari ukubamara ntuza stress, ahubwo turagira ngo tubabwire ngo Imana ni muyizera izakora cyane ibirenze ibyo mwibwira. Irashoboye. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yampaye kwicarana na Divine hano, kuko nawe uko bigenda amasashira iminota ishira ndabona hari uburyo urukongera gukurura Imana. Ongera uyigirire icyizere. Amina. Kandi bavandimwe nimba Imana ishobora gufata umuntu wari umujura uyu munsi rwose iyi telefone ya smartphone unayitaye hariya nkabona ko ari wari uhicaye sinayirya nayikuzanira, ariko kera nakoreshaga n'uburyo bwose ndayikunyanganya sha nkagutira n'amayinite wambwira uti nsubiza telefone yanjye ntinyishura ideni ndimo, bigakomera tukagerana kuri polisi. Iyi Imana ifata igisambo nka Penina cari carazongoroje abaturage n'isi ikavuga ngo fata agakiza akira icubahiro nanje Mana uhimbazwa
urashoboye Mana ifata Penina washiraga isoni ikamushira ijambo mu kanwa yanjirije umwaka ikampa umwuka wera yanjirije gusoma inzagwa nabyara uyu munsi nkaba ndi gusoma inzandiko haleluya Imana ishimwe turayishima nakoze ibyaha byinshi muzi bibaho ku isi usibye ibyaha bibiri nibyo ntakoze divi n'abandi bunkurikiranye icyaha cyo kuroga uburozi bwo gutamika no gucuragura nibyo byaha ntakoze ariko ibindi byaha byose narabikoze maze abantu bumvishe ngo yakijwe ngo Penina akizwa mureka mbabwira ibyo mwibwira ntago ari by'Imana yibwira imigambi y'abantu si y'Imana ibidashobokera abantu kuri we birashoboka bampa imisisha baravuga ati Penina no kubaya kwe ubu ko akagataha barakareka yewe we nakundaga isigara ngwiki ndakubwiye ngo nanywaga bure umuntu yanywa kane nkayinywa iminota 10 igisongo nkakikiresha gutya nkakiroringa umva baravuga bati ntagakijijwe ngo urumogi nanywaga isigara ndugu nanywaga isigara ngiye ku munsi nanywaga amapaki 2 nanga 3 kuko urumva nimba ndabaya biraza kujyana n'isigara Yesu warakoze ubundi umuntu utapfa gucira umuntu rubanza ngo mvuga ngurango n'umusinzi ngurango n'igisambo ngurango n'umumwata binakure cyane habaho Yesu wacu atakura umuntu ntanakura atakugeza amina haleluya Imana ishimwe reka dusoze ariko mureka mbabwire ngo ngewe nahawe agakiza narindushe yemwe abaremerewe n'ibiruhanya twaje kubabwira ko Yesu ari we wabaruhura Yesu akunda gufasha abashavuye coje mbabwiye ngo mwe kugira ubwoba ese waba unkurikiranye hari aho wice wumva ushaka agakiza naha wakwatura ukabwira Yesu uti nshinge aho wakuye Penina nshinge aho wakuye abantu tujya twumva bavuga ugukomera kwawe nanje wahankura aho uri hose ca bugufi ubwira Imana ngo mbabarira yibwire ko yigarutseho va mu byurimo kuko nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga kandi nucumura izuba ntirizarengukirakaye data twese nabampera umugisha data twese ampera umugisha umuntu wemeye kwihana ndashoje umuntu wemeye kwihana data muha umugisha mwakoze kudukurikirana ibiganiro byacu nakagaruka nzagaruka mbaho ubuhamya bw'ukuntu nagiye ikuzimu isa abantu batajya bemera kwibaho nzagaruka mbabwira ukuntu najyaga kuraguza ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande ahantu bita Nyamicucu nzaza mbabwira ukuntu najyaga gucisha inzaratsi mu gihugu ca Tanzania aho bita Sumbawanga divi uyu mugore yaragiye ariko Yesu urashoboye natwawe ikuzimu n'imbaraga z'umupfumu bantu ntibajya bemera ko ikuzimu ibaho ariko ikuzimu harahaba nzagaruka mbabwire mwakoze ndumva ikiganiro tugize atari ikiganiro kigufatana ari na kirekire ariko nzagaruka mbaho ubuhamya mbabwire ko urukundo rw'Imana muririmbyi w'149 yaravuze ngo rusumba izuba rusumba ukwezi haleluya yaravuze ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo yaravuze ngo urwo rukundo rwatumye Yesu aza mu isi kugira ngo indusha turuhure Imana nibampera umugisha tuzagaruka tubabwire gukomera kw'Imana mwakoze kandi umuntu wese ukeneye ko twazavugana inimero zirahari hasi ku kiganiro zirahari wakwifuza gusengerwa mu ibanga wakwifuza gusengerwa inyuma mu gikari nyine turahari ku bwanyu data baho umugisha rero ni byiza ko arakantu ushyizemo kankuye umutima gusengerwa mu ibanga mu gikari bimeze bite ariko misiga birashoka ko umuntu adashobora kuza kuri YouTube ngo avuge ngo ndashaka Penina akakwatura ndashaka ngo nsengere ni ubwo buryo mvuze ngo mu gikari wahaca nta yindi gahunda ntago nge mvuga ngo mpituro ngo usengere ntago ari ndindi digira ndakubwira ati nsanga mu rugo ngo usengere bambe unsengere iwese oya ugasanga umuntu nkongo kubuye ngo umusange mu rugo muganga usanga umurwayi mu rugo ahubwo umurwayi asanga muganga nge ntawe nzasanga iwe ariko ngewe iwanje kari umukozi matireka ngo utegera kamoto meze nabi hanyuma wagenda ugasanga nta nine bagira musengera murasengera ku buriri misigaro finish ndashaka mu gikaru ushaka gusengerwa mu ibanga ariko ntagira uzambwira ngo ngutegereze wanje oya Yesu abaho umugisha cyane ngo mu gikari umuntu ushaka kwatura bitari public yego wamusengera biremewe wamusengera n'ukuri abantu baba bashaka kwihana ariko abantu batamumva ni naco Yesu ashaka arashaka ko bakizwa bakatura ibyabyo tukabasengera Yakobo 5:16 dusabirane noneho bisigaye bikaze ubusigaye usambana cyangwa se wishingiye ukaza gusaba imbabazi uhagarara kurimbuka bivuga bose bumva ati narasambanye mu mbabarire birabareba biriravuga ngo ibyakorewe mu rwihisho icyo wakoreye mu rwisha nta bantu benshi bakibonye ugomba kwihana mu ibanga ariko uziko buri hari abantu bakugendana ariko biterwa n'uko umwuka wera muje ariko nikongeye kavuga ngo cyejwe kizatwikururwa
igitwikiriye kizatwikururwa ariko nyine umuntu ku giti cye nimba ariko mwuka waramutegetse ariko hari nibiba atari ngombwa wenda hicayemo umusore umwana we wenda yatuye ari umugore ufite umugabo ubwo urumva hari abana bakomeza kujya batekereza yo burya cha mama ni indaya oya nimba we wumva umutima ukomeje kubivuga public okay nimba bikubwiye ngo ihane wongoreye ongorera nubwo ntabakibitswe ibanga ariko uko umwuka azakuyoba bari kuzakora Yesu abaho umugisha murakoze cyane mwakoze namwe